Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Diamond TV official mu biganiro byacu, nizere ko mwese mumeze neza aho muri hose, abadukunda abadukurikira, nizere ko Imana yo mu ijuru ikomeje kubarinda. Turagaruka rero n'inkuru zacu zicacara ku mbuga nkoranyambaga, uko mubibona murabona ko duhere kuri Instagram y'uwitwa ISIMBI Yvonne. Uyu mukobwa ubusanzwe yitwa ISIMBI Yvonne, ni umukobwa uvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mukobwa rero akaba ari umwe mu banyarwanda bacicikanye cyane mu minsi yashize ya mbere, ariko nyuma akaza kuzima. Uruhambaza ati niki cyatumaga acicikana mbere. Uyu niwe mukobwa bavuga ko ngo yakinaga filime z'urukozasoni cyangwa se zitwa pornography mu ndimi z'amahanga. Ubu rero nyuma yo kuva Nigeria gukora icyo bita breast surgery, tuzogarukaho cyangwa se kwibagisha amabere kugira ngo ashobore gukurura abagabo, iki igezweho ni amafoto n'ubundi yongeye gupostinga kuri account ye ya Instagram nk'uko muri kubireba, ari gushyira amafoto kabisa umva agaragaza neza imiterere y'umubiri we wose, agahisha gusa akantu gatoya nk'uko muri kubireba, akaba ariko ahisha. Uyu mukobwa rero we anafite YouTube channel anyuzaho ibiganiro bye yitwa ISIMBI Yvonne. Iyo ugiyeho n'ubundi biganiro abakora usanga ari ibiganiro bigaragaza cyangwa se bishingiye akenshi ku mibonano mpuzabitsina. Uyu mukobwa rero nyuma y'uko agiye muri Nigeria kwibagisha amabere, yaje kugaruka rero dore amafoto arimo arapostinga n'amavideo nuko ameze, agaragara uko nguko muyareba namwe kuri screen zanyu, nyine agaragaza neza uko ibice bye biteye. Ariko abantu benshi baravuga ati eko tubona amabere yabaye manini cyane bimeze bite. Uyu ni umukobwa kandi uvuga ko adashobora kwambara isute mu buzima bwe, ariko kandi yabwiye abakunzi be ko ngo ibi yabikoze kugira ngo arusheho kwigarurira abagabo. Muribuka ko amaje kuza yabwiye abagore bose b'ikigali ati njyewe ubu nagarutse, abagabo banyu mwese mutabacunga neza ubu ndaje ngo mbabatware. Uyu mukobwa yarakomeje gutwika imbuga nkoranyambaga, abantu benshi bibaza ati se uyu ni umuco w'abanyarwanda, ese ibintu byarahindutse? Ariko murabizi mwese burya ibi yakoze nta bidasanzwe kuko mu bihugu byateye imbere utwenda nk'utu ngutu bita za bikini, itu ngutu turambarwa cyane baba bari ku mazi cyangwa mu gihe cy'ubushyuhe, usibye ko nyine bitaragera iwacu burya nk'agahugu umuco kandi umuco. Nuko rero iyi nkuru rero abantu benshi bakomeje kumureba bitegereza, bakavuga ati twarumiwe nta kundi twabigenza. Ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ajya ajyaho nka za YouTube channel yagiye akoraho ibiganiro, iyo ugiyeho usanga rwose abyemera ati njye ntacyo bintwaye kuba ameze gutya, ati nta n'icyo umubyeyi wanjye yazambwira, ati njyewe ibyanjye ibi nibyo bintunze. Ikindi yavuze gitangaje cyane ni uburyo yavuze ko ngo abasore b'i Kigali ngo rwose ngo nta kintu ngo mwishoreye kuri gahunda, ku bijyanye na gahunda ngo wapi rwose ngo ntabwo mwiyaminiya. Aha yarabanenze aravuga ati buriya ati iyo ugeze Nigeria niho usanga umuntu kabisa uzi gutunganya akazi ko mu buriri, ati ikindi kandi barekura amafaranga, ati mu Rwanda nta mafaranga ahari, ati abasore baba bashaka ngo pafu pafu gusa gutyo gusa ku busa, ati ariko iyo ugeze Nigeria nibwo wibonera icyo bita ikofi. Indi nkuru iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu ni inkuru igaruka kuri Miss Mutesi Jolly, aho mu minsi ishize ibinyamakuru byose ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za YouTube batangiye kwandika bavuga ati Mutesi Jolly aratwite, ariko nyir'ubwite uko muri kuri Twitter we yagiye arandika ati to everyone sending me congratulation messages, thank you for wishing me well, a baby is a truly a blessing and I consider having one at my right time. However, this is a fake news by people chasing cheap popularity, kindly treat it with the concept it deserves. Aha mu kinyarwanda ugerekeje naho yahise agenda nyuma y'izo nkuru aravuga ati kuri buri wese rwose unyohereza message cyangwa ubutumwa bw'ishimwe, ati ndabashimiye kunyifuriza ibyiza, ati rwose umwana ni umugisha, ati kandi ndabitekerezaho kumugira mu gihe gikwiye, ati nubwo bwose hari amakuru y'ibihuha biguma bintangazwaho bikorwa n'abantu bishakira kumenyekana biciriritse, ati mubifate ibingibi mubifate uko mubishaka. Arangije nyine ashyiraho iyi fake news arabigaragaza mwana ko kuri fake news retse ngo bamukozemo akazi, ngo biravuga ko Miss Mutesi Jolly atwite. Ini nkuru uyu mukobwa kandi muri iyi minsi izindi nkuru zimuvuga nuko nyuma yuko uyu mugenzi we akoze ubukwe cyangwa muri leta na Prince Kid, uyu mukobwa bamushinje ko ngo atigeze agaragara mw'iyo mariage civile, ko ngo atigeze na postinga cyangwa yifurize urugo rwiza mugenzi we Miss Elisa ndetse na Prince Kid. Mwibuke ko uyu yavuzwe cyane mu bibazo bya Prince Kid avuga ko ari we wihishe inyuma n'ibikirimo kumufungisha, nuko rero nabyo byaje guteza saga mu bantu bamukurikira bavuga buduki nyine ngo atigeze abibifuriza. Ikindi uyu mukobwa ugiyemo muri iyi minsi ngira ngo nimureba hano nuko uyu mukobwa nawe yamaje gushyirwa ku rutonde
influencer of the year muri the choice award, aho nyine iki gikorwa gitegurwa na Nisibo TV. Uwo nawe yamaje gushyirwaho mu ba influencer, ubwo rero abamukunda muzamutora. Iki ntabwo nuko kuri Mutesi Joro ukomeje kureba ku mafoto uko tugenda, amaze iminsi amurika ibintu bisa n'imideli n'ibyahugiwemo cyane, aho ari gushyiraho amafoto meza cyane abantu bari gukunda, bitewe n'uburyo nyine uyu Miss Jolly agenda yifotoza neza, akerekana amafoto meza ari gushimisha abantu, yarangiza akakurikizaho amagambo meza. Muri nk'aka video nako yafashe ubona ko ari mu ikanzu y'ubururu nyine yigaragaza ko ameze neza nta kibazo. Uyu ni umukobwa kandi utaje uterwa igitutu n'abantu ku mbuga nkoranyambaga baravuga, ariko we ntacyo bimubwiye, ajya kubasubiza neza mu bwenge bwinshi ndetse n'icyongereza cyinshi. Abantu bamwe namwe badasaba no kumunega ko nyine ngo adakunda kwandika mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko nabwira ati ibyo ngibyo ni ukugira ishyari, namwe mukwiye kwiga nyine mukabasha, nimba mukeneye kumva ubutumwa bwe mukabasha nyine kubusoma mu izo ndimi burimo. Inkuru ikurikiyeho ni inkuru tuza kuri Twitter y'uyu musore nako cyangwa se umusore kobwa witwa Semuhungu Eric. Uyu ni umwe mu basura abanyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uyu musore akaba yaramaje kwemera byeruye ko ari umutinganyi. Murabibona kuri Twitter ko anaryamanye n'undi mugabo w'umuzungu. Aha rero we ubundi we yifata nk'umukobwa. Aha rero ejo yarabiciye biracika, aho yagiye kuri Twitter ye yandika ku munsi w'abagore, ejo yandika ngo Happy International Women's Day to us. Mwumva ko nawe yishyizemo nkaho nawe ari umugore. Arangije yandika ati mbyutse nsanga message ibihumbi n'ibihumbi, burya murankunda bambe, much love you all from Shangazi Miss Dr. K. No kuvuga uyu rero we nawe yavuze ngo abantu bamwandikiye nyine ko bamukunda. Bareba ko n'amafoto ya postinze ejo yamaze kwihindura umugore, aho yambaye amaherena ndetse yambaye na perike by'abagore. Bareba ko yicaye nk'umukobwa, bareba niyo foto ikurikiraho ndetse agerageza guhindura imiterere y'umubiri we, aho yisiga birya abakobwa bisiga ku minwa. Uyu nawe rero ureba nkanga yari yisize noneho rouge à lèvres zitukura, bigaragara ko nyine uyu muhungu we mu butinganyi yifata nk'igitsina gore. Murabireba neza no kuri iyi foto. Ikindi nuko uyu musore ntahwema na rimwe gupostinga ifoto z'abahungu yakunze. Urareba nkangaha, aha ni muri wallpaper yiwe nyine agaragaza ko ngo abantu bamumereye nabi, ngo wenda kumwica kubera ko yapostinze uyu muhungu uramukunda cyane. No hasi ku ifoto ikurikiraho murareba ko yanditse ngo from the man Sheri, nuko ntabikubwira. Nyine agaragaza uyu muhungu ko ngo amukunda cyane, nyine nawe akaba ashaka kumushora muri mwuga w'ubutinganyi. Mw'abantu mwe ibi ntabwo byoroshye, ariko burya ngo agahugu umuco akandi umuco, ibi ngibi ni amahano i Rwanda.